Wari uzi ko tariki 25 Mutarama 2025 isanzure zerekana igikorwa cy'imboneka rimwe kitakunze kugaragara ku isi yabaho. Imibumbe igaragiye solar system uko ari 7 Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus ndetse na Neptune bizagaragara nk'ikoze umurongo umwe ugororotse mu kirere cya nijoro. Ikigo twakita nk'ubusane bw'imibumbe, aho imibumbe yose izegerana maze bikohera abantu bari ku isi kuyireba. Nk'uko tubizi, buri mubumbe uri mu isanzure ufite umurongo wawo ugendera uzenguruka izuba witwa orbit, ndetse ukagendera ku muvuduko wawo utandukanye n'uw'iyindi. Ari nabyo bigena igihe bitwara uwo mubumbe kugira ngo uzenguruke izuba maze ukore icyo bita orbit. Urugero, Mercury bitwara iminsi iri hagati ya 88 na 89 kugira ngo izenguruke izuba, mu gihe Neptune bitwara iminsi 165 kugira ngo ikore urugendo ruzenguruka izuba. Hanyuma isi bikayisaba iminsi iri hagati ya 365 na 366 kugira ngo ibizengurutse izuba. Tekereza igihe rero imibumbe igendera ku mivuduko itandukanye izaba itondekanyije ku murongo umwe. Urumva ko hari ibintu bizaba biryoheye ijisho cyane. Aka kanya tuvugana isi yose itegerezanyije amatsiko iyi tariki kugira ngo izarebe ino mibumbe izaba iri kugaragara cyane kurusha ikindi gihe. Mu Rwanda, ahantu heza ho kwitegereza iki gikorwa ni muri pariki ya Nyungwe iherereye mu majyepfo, ifite ishyamba rinini ndetse ridakunze kugeramo urumuri rw'amatara. Kubireba n'amaso uzitegeza mu burengerazuba bw'ikirere nyuma y'uko izuba rirenga, uzabona Mercury na Venus kuko aribyo byegereye isi. Gusa ariko nushaka kureba imibumbe iri kure nka Uranus na Neptune bizagusaba gukoresha ibikoresho rutura by'indebakure bikoreshwa mu kureba mu kirere nka telescope cyangwa se binoculars. Urumva ko hari ibintu bizaba biryoheye ijisho cyane. Ngana ku musozo, reka nshimire mwese mwaneze amatwi ndetse mumeze no kwifuriza impera nziza z'umwaka. Njye mwari muteze amatwi, amazina ni Irumva Shadrack.